Iyi mpanuka yabaye ku isaha 4:38 z'amanywa kuri uyu wa gatanu mu muhanda Nyabugogo Ruyenzi, aho moto yari ifite plaque LE020R yari itwaye umugore wari uhetse umwana uri mu kigero cy'amezi 2, aho ino moto yari irimo kuva Nyabugogo yerekeje Ruyenzi habura metero zigera muri 50 ngo igere ahazwi nko kuri Ruriba, nibwo ngo yadepashije izindi modoka ihita ihubirana naho yari yikoreye umucanga yavaga Ruyenzi yerekeza Nyabugogo, aho naho yari ifite plaque LAE 972 ubundi ramwahuranya ihita yicuye umumotari, naho uyu mugore n'uyu mwana yari ahetse Uwiteka Nyiringabo akinga ukuboko mwijwi rituje avuga ko arimo kubabara uruhande rumwe ku rutugu. Uyu mugore wari uri kuri iyi moto yadutangarije uko impanuka yagenze. Impanuka ni ukuvuga ngo hari imodoka yaduturutse imbere, hari n'indi twari dushoreranye, twashatse kunyura ku yo dushoreranye, noneho iy'imbere tubona yadusatiriye cyane, biba ngombwa ko tumera nk'abahunga duhungira muri ya yindi iri ku ruhande iri kumanuka. Yaturutse imbere rero yahise idukubita, naguye ukwanjye, motari nusa kiriya giho cyaturutse cyaje nacyo gihita kimuhubukana. Ni iki gipande gutya n'inyuma usatuye gutya mu ruhande rwo mu bitugu mw'imbere. Umwana nta kibazo afite, twese twagushije umutwe cyane ko nyine abona mba ngahetse kahise kagusha umutwe gutya. Ibi kandi ntabwo bigibwa kure n'ababonye iby'iyi mpanuka bavuga ko uyu mumotari wahatakarije ubuzima ari nawe wari uri mu makosa, ngo kuko atari yemerewe kudepasa mu murongo urombereje. Iyi mpanuka yabaye igihe nturuka Nyabugogo, uriya mumotari aje we yashatse kudepasa, none imodoka yari imbere ye imwima inzira rero nta kindi cyari kubaho, ahise yinjira muri iriya hoho. Iryo kosa ryo rirahari, kandi hano urabona umuhanda wari mutoya ari no mu ikorosi. Njye niko nabibonye kuko nari ndimo mva Nyabugogo njya hano aho ngaho muri iri garaje ry'aya makara. Ni ukwitonda kuko umuhanda ni muto, kandi ikindi kintu abantu bakwitwararika ni umuvuduko. Kudepasiriza aha hantu urabona umurongo wari urombereje n'ubundi ntibyari byemewe. Icyo mbona rero cyakorwa ni ukugabanya umuvuduko no gukurikiza amategeko yo mu muhanda. Umuntu ufite ikosa ngira ngo iriya modoka imukubise ikagenda ikamuhereza uriya wazamukaga, ngira ngo umumotari wari uri mu makosa kuko gudepansa ikinyabiziga kandi utabasha kubona neza muri metero 100, ngira ngo mu mategeko y'umuhanda ibyo bintu ntabwo byemewe. Uriya mumotari wari ufite amakosa kudepansa utabasha kubona byibuza muri metero 100 imbere yawe. Iyi mpanuka ko nigenze njye naturukaga iriya hirya, nubwo ngo imodoka ituruka hirya n'umumotari yadepasaga, uyu nguyu bagonze baramuturunye bamuta muri ho. Nuko nabibonye. Imodoka yagonze umumotari se yagiye yahereje ihoho. Imana ishimwe ni ukuri, umwana kuva arokotse, uriya ni umujyambere, uriya ni we Rwanda rw'ejo. Imana ishimwe, ahubwo Imana imurengere uriya mwana kuko uwagiye we yagiye, ariko Imana irengera umwana. Ikibazo ngewe mfite uriya mubyeyi, urabona ko ari n'agahinja, yego wenda biriya n'igisida ni ibintu bibaho, yego, ariko byakagombye kubaho. Uriya ni umubyeyi, nta n'ibyumweru 3 cyangwa 4 byakagombye kubaho, ariko none byongeyeho. Uyu ni umubyeyi ntabwo arakomera umugongo, ntagangana uyu afite imyaka, ni nkaho nakubwiye ngo Imana iramurengeye, sibyo? Abaturage bavuga ko muri uyu muhanda hakomeje kubera impanuka za hato na hato, ndetse zigahitana n'ubuzima bw'abatari bake, ngaho izi mpanuka ziterwa n'ubuto bw'umuhanda, icyo baheraho basaba ko wakabaye wongerwa. Njye ntwara igare muri uyu muhanda, ariko nsanze aribwo bikimara kuba. Ariko ikibazo kiri muri uyu muhanda guturuka Nyabugogo kugera hano kuri Nyabarongo, uyu muhanda ukoreshwa n'ibinyabiziga byinshi. Uyu muhanda ni mutoya, nta cyumweru gishobora gushira guturuka Nyabugogo kugera hano kuri Ruriba hatabaye impanuka, kuko nge akenshi muri uyu muhanda buri munsi. Ibyo bintu ndabibona, nta cyumweru gishobora gushira hatabaye impanuka. Icyakorwa rero kugira ngo izi mpanuka zigabanuke, kereka uyu muhanda bawaguye byibuze bakawuha nk'ibyerekezo 2,
nuko njye mbona iki kibazo cyazakemuka. ubwo muteza impanuka kuko no muhanda ni mutoya, ibinyabiziga kandi ni byinshi, keretse umuhanda wenda bawagwe bakawugira ibice bibiri ku buryo imodoka zisanzura na moto zikisanzura nyine. ubwo twakoraga iyi nkuru twagerageje kuvugana n'umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda ntitwabasha kumubona kugeza ubwo twavaga hano habereye iyi mpanuka. Umuhanda umaze gufungwa, imodoka zituruka mu majyepfo barimo kuzisaba ko zigomba gukata zigakoresha umuhanda Norvege Karama Nyamirambo, ubundi harimo gushakwa uko uyu murambo wakurwa munsi y'iyi hoho, dore ko umushoferi wari uyitwaye yari yamaze gufumyamo yigendeye, naho abaganga barimo kwita ku buzima bw'uyu mugore n'uruhinja yari ahetse. BTN TV mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valence.